Nge n'ubundi nta bintu byinshi nabivugaho ko ntago nzi wabivuze. Maze iminsi ndi gukora imyitozo hano natashe nimugoroba nka saa moya nibwo nabyumvishe, ariko ntago byigeze binganga ko nzi ko nta kibazo mfite na equipe. Tondo naje gukora imyitozo, nta kibazo na kimwe gihari. Nibaza ko uwo muntu sinzi icyo ashaka, ariko ngewe ngomba gukora akazi kanjye, ibindi ntago biba bindeba. Navuga urabizi, sinzi wenda abareyo icyo baba bashaka, ariko ngewe cyari umukinnyi wa APR. Nta bintu byinshi, nta muntu turavuga no muri sport. Ibyo ni ibihuha nyine abantu bavuga byaho umuntu atazi, ariko ngewe ndi umukinnyi wa APR, cyafite n'amasezerano ararangira. Nibaza ko nta bintu byinshi navuga. Nta makipe ndavuga nayo ko champion iracyahari, haracyari retour, ni match nyinshi. Nibaza ko wenda wawe nka mu match 7 umuntu azatangira kuvugana naye, gusa nyine umuntu afite amakipe bavugana ariko atarayo mu Rwanda. Nibaza ko APR niyo kipe umuntu wese ukina mu Rwanda aba yifuza kujyamo. Nibaza ko kuri ngewe ubu ndashaka gusohoka, ntago numva nakomeza gukina mu Rwanda. Ni intego yanjye, ngenda ndashaka gusohoka. Icyo nzi cyo ntago ndi Imana, gusa Nyagasani namfasha sezirangiye nanjye nagerageza nkajya kureba ukuntu hanze biba bimeze, kuko 7 Days yasohora hano mvugana n'amakipe hanze, ariko ntago nyine nabivugaho byinshi kuko ntago biracamo, wenda biciyemo umuntu yazabivuga. Icyo navuga nta kintu byinshi nabivuga ibyo ngibyo, kuko ko umukinnyi ndangije match dufite nk'icyumweru. Nibaza ko nta kintu yabitwaye, ntago ari umukinnyi, ntago ari nge nyine. Nibaza ko mwahuye yasohotse, ni ibintu yabisanzwe, ariko dufite match twakinnye ku gatandatu, dufite match ku gatatu. Nibaza ko nanjye ubwanjye nzikora akazi kanye sinasohoka, ariko dufite match ku gatandatu, w'ikindi match twakinnye ku gatandatu. Nibaza ko nta cyo biba bitwaye gusohoka.